rwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira mu marembo yawe ku maguru bashushubikanijwe n'abanzi none Imana ibakugaruriye mu ikuzo nk'abahetswe mu ngobyi ya cyami. Koko rero Imana yiyemeje gusiza imisozi miremire kimwe n'utununga twahozeho kuva kera, imikokwe igasibwa kugira ngo hose haringanire, maze Isirayeli ikigendera umudendezo imurikiwe n'ikuzo ry'Imana. Amashyamba n'ibiti byose bihumura neza, bizugamisha Isirayeli mu gicucu cyabyo ku bw'itegeko ry'Imana, kuko yo ubwayo izayobora Isirayeli mu byishimo ikayiganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo, ikarangwa n'imbabazi n'ubutungane bituruka nyine ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ariko twebwe twavukiye mu cyaha, niko umwami Dawudi avuga muri Zaburi ati ndetse mama yasamye mu cyaha. Nayo mpamvu nta pfunwe biteye abagarukira Imana nukuvuga ko igihe kirekire mwari kure y'Imana, mwari mu cyaha. Ari nayo mpamvu dushimye ko tugarutse musogongera ukuntu Yesu Kristo aryoshye, ntimuzasubire inyuma, ntuzongere kubyica. Niko ndashaka kubabwira rwose, mubabarire abageni bicare neza, ntagire uwicara umugeni ko uyu munsi mu munsi wabo, rwose ubahe intebe abageni bicare udufashe. Igitabo cyacu cy'Ukarisitiya rero, abakomorerwa 60, batisimu 226, ugukomezwa 57, Ukarisitiya 55, gushyingirwa n'amacouple 45. Uvuga ko ari abantu 90 baza gushyingirwa. Murumva se tutaha Imana amashyi?
cyo gukorera kiliziya gukorera paruwasi yawe wowe rero ubutarimo kuko udahari niba rero mbona ko natwe barakoze reka tujye kwigomwa cyo ni ikintu cyiza ko mwakiriye impuhwe za kibyeyi mwakiriye ubutumwa mwahawe kugira ngo mugarukire Imana mwakiriye umukiro wa Kristo. Uwo mukiro rero ukomeze ube muri mwebwe. Uwo mukiro rero ntuzigire muwurekura na busa. Ibintu bitugora ni byinshi kuri ubuzima, ariko rero byatugora byagira iyo bitugora turi mu Mana biroroha buke, biratworohera. Ibyo abantu bakeneye ni byinshi, hari n'igihe rero babibuze, ariko rero ntabwo bagomba kwiheba kuko Imana ihari kandi Imana ntibitanga. Icyangombwa buriya ni uko tugomba kujya kuyibanira twemera kubana nayo. Shitani mu ngo zabo, ndashaka kuvuga abantu batuzi ibindi bintu bishingiye kuri shitani, abantu bemera gutunga za nyabingi, abantu bakorera za nyabingi, abantu biruka bagenda mu bapfumu. Kandi muzarebe umuntu wagiye mu bapfumu ntabwo ajya ku mupfumu umwe, ava kuri umwe ajya ku wundi wari ushoboye mubwirwa oyakundi ukabona arinze aheruka yirirwa arabuze, ugasanga ari ibyo by'abantu, ugasanga yirirwa akajya kugura inyama ku isoko agira gute kugira ngo ahe abo bazimu be izo ndabigize, kandi wajya kubona ukabona ari umukristo. Ibyo byose rero bavandimwe ni ubwoba ndabizi, turakwiye birarangiye, ariko rero ni ubwoba bw'ubusa kuko burya shitani igira ubwoba nayo. Mwagukiye Imana cyane cyane nk'uko mwayegukiye mukavuga ngo tugiye kwarukira Imana ntacyo yabatwara. Ikindi rero icyizere mu Mana, icyo ni icyaha kibi nacyo. Ubwo rero mwese mwagarutse muzipakurure, nakubwiye kugipakurura mu kanya. Ibyo bintu byose nizere Imana, mwirinde shitani batera ubwoba kuko n'ikintu niyo mpamvu ya mbere yayo kudutera ubwoba, tukumva yuko katubayeho. Mutagatifu abidufashemo, agiye gushishoza, aduha umutima ukomeye. Mwene no Mutagatifu nuko murakoze. Kugira ngo bigende neza turahera ku isakaramento rya batisimu mbere na mbere, hanyuma akurikireho gukomezwa, akurikireho gukomorera abibana bagarukira Imana mbese batari busezerane, hanyuma akurikireho gushyingirwa, akurikireho nyuma uko bigenda bikurikirana turagenda tubabwira. Ariko turasaba ko izi koridoro ziboneka bakaguma mu mwanya. Icyiciro cyiza murajya muhaguruka mu myanya yanyu, noneho muze ku murongo tugenda dusubira mu myanya hakurikijwe ikigiye gikurikira. Kristo Yesu akuzwe. Yanyu bagume mu myanya yanyu, bagume mu myanya yabo, ariko bahagurutse abandi bicare muri koridoro, abandi bicare, hagurukiye ababatizwa gusa, bagume mu myanya yabo. Abapadiri bajya babasanga mu myanya yanyu, ariko mwahagurutse. Imana yo mu bantu kugira ngo tubane ubasha bwa Sekibi kandi ukureme mu mwijima, maze umwinjize mu bwami bw'agatangaza bw'urumuri rwawe. Turakwinjiza tuyoroheje kugira ngo abana n'umara pakura ubwangu icyaha cy'inkomoko ubagire ingoro yawe ntagatifu, kandi ubahere uwo mutagatifu wawe baturemo. Yesu Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuze. Nabonye ukuntu gukora ikintu cy'umusaraba kwezi byari bigoye, none rero muduhe inzira, nimara kuduha inzira mukore imirongo igororotse, noneho dushobore gusanga abo dukora icyo kimenyetso cyo gusiga amavuta y'abigishwa. Mufungure dupesi hakiri kare kuko tugiye kubasiga mu gatuza, mudufashe.
ariko mufashe abapadiri kuko mu gihe mwafunga inzira ntabwo twabageraho. Kristo Yesu akuzwe. Mwese mudufashe abakristo, badufashe abakristo ba kera bakuru, siko? byose muhakanye kutazakora ku bana banyu imihango nyuranye n'ubukristo bukora guterekera no ku bantu murabihakanye. Noneho tugiye kwamamaza Yesu Kristo pe kandi dukomeye, n'abafotogarafe badufashe, sibyo? Mwemera Imana Data ushobora byose? Mwemera Imana Data ushobora byose uremye ijuru n'isi? Muramwemera? Mwemera Yesu Kristo umwana w'ikinege nyagasani wabyawe na Bikira Mariya akababara agahamagazuka mu bapfuye none akaba yicaye iburyo bwa Se? Muramwemera? Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho iteka? Murabwemera? Murashaka ko abana n'abakuze ndetse babatizwa mu kwemera kwa Kiliziya tumaze kwamaza muri aka kanya? Murabishaka? Tugiye kubabatiza muduhe inzira gusa, sibyo? I'm
uri hafi haba mu mahirwe cyangwa se mu makuba. Roho Mutagatifu Imana naho uri asakaza urukundo rwe mu mitima yanyu. Namwe iminsi y'abateraniye hano ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Mwese mugire umunsi mwiza n'ibirori bihire. Izibabambe ngo ejo muzasibe muzasibe. wambereye inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'imfura. Mu minsi yacu y'ubusore umbere ingabo nziza, kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye. Mbega urukundo ruzira ikizinga, iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga. Nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, n'ayandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. N'umugisha kukugira amahoro, ubuzima ndabufite mufite. Imana yatanze iri juru rito ryacu twembi, inshuti n'imiryango badushimiye intambwe, kuko iyo yasezeranye irasoza turayiragije. Yo mwiza we yuzwe urukundo rwawe, nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda, n'ayandi magambo yavuga urwo ngukunda, nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda. Iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira. Nta yindi ndirimbo yaruta ko ndagukunda,
ndagukunda ibihe bidashira iyo nzagukunda ibihe bidashira comme tu m'aimais je t'aimerai tellement et cet amour restera pour toujours. Je te promets l'amour éternel. Oh, oh, rukundo, rukundo, rukundo. Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sikira mwana ngunda, oh la la. Kahongwe ninyekere, yekusha. Be my queen of Sheba, yeah mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mtoko. Nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you gonna be mine. DJ nubona bimaze gukingura mu marembo nawe urahita uzamura yayindi tuze kwigendana imeze neza cyane bari bwinjirire. Je suis désolé utajira ngo ndi mililo. Your sexy body yatunyembura control. Sinazuba rumbeye
I Lord, I wonder. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ngwino Roho Mutagatifu sana imitima kwiyana ukunda wohereza Roho wawe byose bishya isi zabone ngwino dusabe Imana amenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Twongeye kugushimira dawe Imana ishobora byose nyagora ku ngoma, tugushimiye kubw'uyu munsi watwongereye, umunsi wo kubaho, umunsi twahariye kugusingiza, umunsi twahariye kukugarukira dawe Imana ishobora byose. Kuri uyu munsi wa none tukweretse abavandimwe baje imbere yawe guhabwa isakramento ryo gushyingirwa. Ni ukuri ndabakweretse dawe Imana ishobora byose, ukomeze ubarinde, urinde imiryango yabo ndetse natwe ubwacu dawe Imana ishobora byose ukomeze kubana natwe. Tukweretse abana, hari uwabatijwe ndetse n'uwakomejwe, nabo ukomeze wongerera imbaraga bakomeze kugukorera ndetse no kugukunda. Tukweretse rero ibinyobwa biranga ndetse n'amagambo ari buvugirwe dawe Imana ishobora byose, turakwinginze ngo umanuke uze utwigishe natwe uturamare natwe kuva dutangiye ndetse dushoje, kandi ubwo tuba dushoje turagushima kandi tuguhimbaza. Tukweretse n'abatari bagira muri iyi ngando kugira bashyitse hano, ni ukuri n'ubashyitse hano ishimwe abari ryawe, tubisabye twizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. ubito gikoje nk'icyamuro dekavuye ku irembo ibwami ngaho ngumva ngiye kubara nigeze kuri gatatu mwahuriye majerwa aho ngaho, rimwe mutambuke mwegera muteza amaboko gutya, kabiri ngaho rero ngaho se kandi do gatanu kwitama ngombe kwitama de ariko mana nawe mukorera mu rubavu mukorera mu rubavu atire komana ariko mwatanze bashije impundu mana ubundi se kari wowe nyirabayazana mushotori umusara wamujyanye yari yambaye iki saha ku kuboko, yari yambaye ikote rya Yeturusi, yari yambaye karavati meni igituzi karimura amabuye muramutse neza n'uwe bambaranye impeta umusomye gatanga dushinzwe kuririmba. Hari umushushanyi hano nawe niba akorera ikinyamakuru cya hehe ababyeyi mwareze neza, yego ndabukora wowe nakumvisha uri mwiyereka, yego ngaho ongera usome pare. Mu kinyarwanda baravuga ngo kamanuka igahugu kagere ku ndeba y'umutima, nze kubona aho unyura nkubwira ijambo ongera usome. Yego mbarenda nawe se kandi wowe urananira amafaranga, uri umuntu mwiza nabibona, namubwira amashyi mbarenda arabenda rwose. Yego bakiyase kandi abimukore gucana mugumisha buri wese n'umukobwa wiwe n'umukirukira uri bana kana kujijisha museka ruwanyu. Yego ariko mana ngaho umwe nahereza undi ahereza undi, bare nawe asome n'amarene asome, ureba inyuma arabavuga mu karoti baya marene duha, bare nawe asome iyo foto ntizabure. Ariko mana ukunda rwanjye, yego nawe musome ibyo urundira mu Rwanda muhungu, yego ariko mana n'uduhuriro mwebwe murekeraho umutwara ahora ari umutwara, icara nushaka ureka akavuga kandi nuko nubakuru bari bamusuka muti cyangwa uhinduruki cyangwa ushyike mu byiza, maze rero uyu mugabo afite ibintu bitatu kimuhe icyubahiro n'iki kigaragaza ko uzaducuma. Kimuhe rwose icyo kirahure kimuhe usanga wagira ngo hari ikindi, kimuhe rwose kimuhate, uzakimuhe mu gitondo nimugoroba ukimuhe saa sita uko agikeneye umugabo akunda icyubahiro. Yabwiye ibintu bitahanze yakuye gusiga ucyamureke
nkunda champagne uzayimpe simbi uranyibura no mu byamutu wacu champagne yari irimo yimumpesha nabuze champagne nigeze njya kwemera uko muri maze baramuguriza ngo wari uri mu mubiri ari mubi komeza champagne mwumva murakoze cyane yego ariko bana nonyigira rero urugendo ruracyakomeje dore tugiye kujya wa muntu ushinzwe hariya rero kuri keke aho ngaho mubanze muteke bishya nibava aho ngaho barajya kwa mwaka yego mubereke akubindira ibishushanyo umutsima mutanga amashini murahira safari barabagerekera uko bacisha abarwara ukamwe handanye nibaseze bahise berekeza hariya n'abandi baba bambariye bagenda koze cyane hariya ubwo nawe gahunda zawe urabizi kuri yifatire n'imicura bidura wabaye agaciro amarangamutima yanjye ibibarika ikamukondera urukundo maze nshira gabanya murakoze cyane za wagira ngo bancaguje muri polisi bareba wongeye bahera y'umwuga wambaza aho nahereye naho garukiye ari ndacyavuga reka mo mazi noneho izindi goroke neza wumva abantu bose bagerwaho umutima wanjye wavuga byinshi ngambe amateka yanjye umuntu yigaruriye umuntu w'umufite menya w'ubujura gusa numva ni byiza aho ndubuni heza kumera tukomeze
nzagukunda ibihe bidashira n'umugisha kukugira amahoro ubuzima ndabufite ngufite Imana yatanze ijuru rito ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye iyi ntambwe kuko iyo yasezeranye turayirajya pour toujours. Je te promets l'amour éternel. Oh, oh, Rukundo, Rukundo, Rukundo. Nk'uko mwabigeranye murabimisha gukora kwiga no kwigana mu kinyarwanda bagira ngo rero abantu mwese ariko kandi muturebere wa mutware w'urugo n'akana garuka hano turamukeneye agire protokoli n'umutuzanira kuko hari izindi gahunda tugiye kwigiramo.
narebye imbere mpasanga igihe ndebye n'inyuma asanga ikindi gihe yitwaga ikibugu yarumaga inka amasaha nk'ayo kwirukana nk'aho umunyarwanda avuze ngo umunsi uciye ikibu. Hano rero turikwije ndagira ngo nsabe abaprotokoli cyangwa bari kuri serivisi nta foto nta cyabaye rero ntago uyu munyamakuru ari ibyo gutoza ahubwo we gushushanya n'umuhanga muri byose ndamuzi ugira udukingiro tubi uyu mwari wa mwaje umwanda ubw'ikimenyetso ushaka ntakibonye humura nawe amarembo azaguhora turaguha tugusengeye Imana turemera mu izina rya Yesu. Urakoze cyane rero noneho urongera wigira ijuru mwese muraterura kugira ngo muri kamera bigaragaremo neza terura yose ahantu ntacyo mwese mufata rwose murebe hano murebe kwa gafotozi yego amafoto twayakoze bya nyabyo kandi twagerageje kumana nongere guhahira guhatongera umusomyi ari kumanuka agahogo bose kakagira ku ndoro y'umutima nkabona ari kunyurwa agiye kukubwira ibimubamba ariko mana icyo bugufi akongorera ibintu yego tereka aho ngaho nari mbonye nicyo nshaka kuvuga tereka aho ngaho icyo bugufi akongorera mu gutwi akubwira ibyo muri buze gukora mu kanya nigendeye ariko ntabisemure cyane mu gutwi ntutaseka ndamenyaga ifibwa simbizi ibyo wari buze gukora nyuma ya 12:00. Murakoze cyane muramubwira ijambo ryiza ukazanga museke Imana tubabare suba utugeneye Imana imbaraga n'amavuta n'amafaranga murabahereza birwanda hano uzi buryo tubigira gute icyo ndahariya n'ibyangombwa hoko mubashakire n'amafoke mubafashe mwera ubu mukanya tugiye gutarama rero turamunasanzwe tugiye gutarama nk'abantu buke turatarama agasiga turi kamera kandi tuvuna umuseke twiyongeza undi nk'umwana uri iwabo ntabwo dusanzwe ibyo dusanzwe turabisigasira twari bato tutari gito nkunda amashyi atari amasabana amasabana akagenda ku igare abahigatiye imbehe n'abamuhoye mu izina rya Yesu aheza ni mu ijuru mukomeze muha abantu utirye ariko nawe ntuzi no kunduhura bwira abakaraza yego Sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ntabwo ari uko baje impamvu z'urukundo sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ni umunyekanye ngona umuze yaje mutanu tekereza imana w'amaboko uyu munsi turajyana ntabwo ndagusiga uyu munsi turajyana imana w'amaboko uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ntabwo ari uko baje impamvu z'urukundo sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ni umunyekanye ngona umuze yaje mutanu tekereza imana w'amaboko uyu munsi turajyana ntabwo ndagusiga uyu munsi turajyana imana w'amaboko uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ntabwo ari uko baje impamvu z'urukundo sezeranya ko waje sezere yogose sezere ku miryango bamwiruka ni umunyekanye ngona umuze yaje mutanu
uyu munsi turajyana intango ndagusura uyu munsi turajyana mwana w'amabukwe uyu munsi turajyana turagenda habona uyu munsi turajyana. abayurukatsa kandi twishimye twanezerewe abanyamuryango muri aha ngaha haba abasangwa haba abashyitsi ndetse n'abandi mwese mwaje muri iki gisharagati mureke duhuze ikiganza kigere ku kindi kibyara amashyi y'urufaya n'impundu z'urwunge. murakoze cyane. ururengere mu kinyarwanda maze urive nk'irigisi rigeze ku rugenya utubwirire kubanda umutima maze ibiganza bizaguha tubibonera mwiramukanya nanjye nkwakiranye yombi. Musi arakoze urakabyara wabyaje ebyiri. Yesu Kristo akuzwe, Yesu ashimwe. Salamu alaikum. Nta musilamu dufite se? Turashima Imana. Mu minsi yashize hari ijambo ryakunze kumvikana kuvanga ingabo, si byose? Habayeho kuvanga ingabo, murabizi. N'uyu munsi ingabo zivanze, ingabo za Yesu zivanze. Kristo Yesu akuzwe. Ndabeshyara abadeperi baraha muri ingabo za Yesu se abagatolika se zivanze. Rero ni ukuri mpagaze hano mu izina ry'umuryango wa Ndagijimana Jean Claude. Ibyo ngiye kuvuga umunwa n'uwanjye, ijwi ni iryanjye, ariko ubutumwa nubwo nahawe n'umuryango wa Ndagijimana Jean Claude. Kuri uyu munsi wa none twagize ibirori by'impurirane hano mu rugo kwa Ndagijimana Jean Claude, aho twahawe isezerano ryo gushyingirwa hagati ya Ndagijimana Jean Claude na Zaninka Marie Claire. Mubampera amashyi. Abana bari twagize kandi umugisha wo kwakira umukristo gatolika. Reka banze yivuge sha. Murakoze. Aba nitwa Munzu Rwanda Ntwari Eric. Aba nishimiye ko mwese mwabashe kwitabira hano. Murakoze. Nitwa Munzu Rwanda. Nuko sha uzabe n'ingabo y'igihugu, sibyo? Takwicara hari. Takwicara. Undi wudari. Ngaho. Gazibura wazimu. Hari benshi bakoresheje ibirori, bamwe batitwigiriye aha, abandi batitwigiriye aha. Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Abandi umuryango wa Ndagijimana Jean Claude. Ese muze ko wicaye kure? Ishimo bindi ku mutima, niba ibyo namwe biri ku mutima wanyu, Imana ishimwe kandi himbazwe. Reka twongere tumushimira ganiriye neza nk'imfura. Umusaza ataramye neza rwose kandi aguwe n'akaryoha asubiwemo kandi avunaguwe niyajya mu ruhago. Kuko ngo twinjire mu kanya keza k'impano. Hano hari undi mugabo nawe wakwigira ejuru maze agatambuka nkamuhina undangurura amajwi maze nawe akatubwirira imubanda umutima. Mubyeyi nyakugira Imana, tambuka neza gitore evayo nsanga maze wisanzure kuza no kwisanga muri uno muryango maze nawe tubwirire ku bandi. Murakagira Imana. Koze Kristo Yesu akuze. Ayikundi ukunda cyane. Ubabona urwo rukundo rwiza cyane. Tujya tuvuga ngo urukundo ni rwogere rusange n'abatarugera. Babakunze. Mba nishimye sinzi ukuntu biba bimeze. None ndeba muri uyu muryango abantu bari aha ngaha barishimishije cyane. Ntahindukirangane mwumva ni byiza cyane. Dipare nashimisha cyane. Kuba ngana gutya ndi umwana ariko nakuzeho cyane, kuba barambisemo namwe mwese mwaje kubiganiraho.
murakoze. ubwo muri uru rugo afurere n'umuhungu wanjye Shema ukuntu mukunda n'ubu ngeze aha ngaha twararizwe no kwiga. Ibintu binshimisha niko natumaho umudamu w'iwanjye akanzanira ikaramu namugeneye kugira ngo ajya ku ishuri, kuko njyewe no murage namuraga. Dukuze bandebera madamu mu nzu akanzanira impano y'umwana. Umuryango rero murabona ko ari byiza cyane. Uriya abadamu bagenda n'amazi y'ikawa nimwabarenganya n'izo ntege zabo, buriya genda buke bukeya. Ntabwo tubabwire nabi, mwigendera bukeya kubw'intege zanyu, ntabwo mumeze nkatwe tuba dusimbagurika, tuba tuguruka. Wowe mpamvu mbabwira ngo uyu ni umusore arega mu kanya namushaka nkamubura ikaramu ye nayimuhaye, ugasanga ntabwo bishimishije. Ndabona Dukuze nawe Inkeragutabara abagenda kure. Umuhungu wa Kayi ngaho akira muhe impano na gutera. Ni abantu bakunda tumaranye n'imyaka myinshi cyane mu bintu nabonye agira icyubahiro, ntabwo basuzugura, n'abantu bubaha Imana igiye bakubira bya nyir'urugo. Ese mikoza uzimenyere cyane kuvuga cyane muraho Imana mwese uko muri hano bishimire Nyagasani Yezu nabaho umugisha kuko byose bikorwa nawe. Ndashimira delegation yavuye Kibungo ibaguke turebe abantu bavuye Kibungo ku cya Semakamba. Muri rusange rero hano ari ingeri zose, hari abaturutse Gisenyi nanone mu majyepfo za Ngororero na za Kibuye hepfo ka Karongi, ariko se ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari abaturage baturutse Ngiryi no mu ijana na hose, barimo ba mama wacu, barimo abantu ba sogokuru, bose banera amashyi n'abaturuka mu Kambu n'undi byose n'iterambere. Muri rusange mwese muhaguruke dushimire Imana ko yageze neza. Amen. Muraho mwese. Jewe nababeshye Jean Claude nko akomeje kwivuga ariko nabwo bambeshyera, ariko nejejwe n'ababyeyi bangana gutya, abavandimwe n'abadamu babo n'abana babo bigomwe uyu munsi bakawugira uwabo, nanjye turi kumwe. Hari umuntu wadufashije amasengesho dufasha gusenga, bashimira wa mugabo Ndarafe babasha gushimira ukoresheje ubwo twari tugeze twagutumiye, nta shiti turi kumwe, nta shiti nyagora ku ngoma, turi mu biganza byawe. Komeza ubane natwe, komeza ubane na buri wese uri hano, ndetse nyagora ku ngoma komeza ubane n'udufite ku mutima, kandi n'ibyo dufite ku mutima nawe umukoreremo adushyire mu biganza bye. Ni ukuri Imana ishobora byose, komeza ubane natwe, kandi ubwo tuba dusezeye turagusezeraho nyagora ku ngoma mu cyubahiro kigukwiye. Ishimwe ni ryawe Imana ishobora byose, tubisabye twizeye ku bwa Kristo Umwami wacu, amen. Nk'uko yari abivuze agira ati buri wese aho ari yiha amashyi kandi yishimire. Twishime n'abavuye hafi Kongo ndetse no hirya impande ya Tanzania. Ni byiza cyane rero, nibyo kwishimira. Ikigaragara cyo buriya DJ yaza kudufata agashyiramo akaririmbo twese natwe tukamugaragariza ibyishimo, ntakomeze kuba yabyina hariya wenyine, cyangwa se natwe rero tugire dute tugaragare. Imana ishimwe cyane rero DJ, indirimbo twese twisangamo, abakuru n'abatoya kuzirikana. Reka tuba duciye akabagiye tubanze twigira umwanya w'impano.
kugira ngo noneho gahunda zacu zize kugenda neza, ataza kugira ugenda adatanze impano kandi yayiteguye. Bamushyikirize rero iya sebukwe, niba itaraza ntacyo. Nibyo byiza, nyine nibagende babirebe. Eric ni umwana nkunda cyane, ngaho niyegera imbere muhereze ubutumwa bwe. Ariko tutari twabimushyikiriza gatoya, ubundi mu birori ntabwo tujya twiburiza. Kadusabe DJ ni nk'iminota nk'ibiri ntabwo turi muraba reka babahereza impano. Amasaha turajya tuyajyana uko tuyabonye. Burya babanza bayiguhereza, urabibayoboramo ibi ngibi nta kibazo. Ubanza yigere bivuga ngo ipfura ingana na se. Yego umumpera amashyi rwose, ngaho murayimwambika bayimushyikiriza. Mwese rwose murakoze cyane. Mama wese mukuru n'abavandimwe, niyo mpamvu abantu bose bagomba gushimwa. Ni ishimwe rikomeye, niyo mpamvu ushaka umuryango wawe batisimu ari Eric na Shema ubagire hamwe n'umuryango wose udukomokaho.
Eric na Shema nabo batambuke n'undi muryango wose ubakomokaho. Ariko mbere ya byose ndashaka umugabo wanjye mukuru Eric uwitwa Eric natega akamoto atebuke ndakishyura rwose nanyaruka atebuke. Nkunze u Rwanda Eric tebuka noze we imvayo kugira bwangu abasaza baragutegereje n'ababyeyi yaje buriya yabyumvishe se wowe uri muto reka nkushoze mu izina nkunze u Rwanda Eric ewe tavuga Shema oya wigenda Shema wigira buki Eric ni mutinda rwose Eric ubwo rero ego shaka uteza akamoto vuba vuba rwose kuba mpagaze hagati y'abavandimwe bishimiye bikomeye. Aba bana sinzabura amazi bari iruhande rwanjye. Eric yemereye itungo. Haleluya. wawe iyo ni nk'ababa ni nk'ashenge y'ineza we ni nk'ashenge y'urukundo iyo ni nk'ababa ni nk'ashenge ndabubona ni impano n'abandi bahita bakurikiraho uyu muryango kandi mu izina ry'umuryango turawushimiye reka twereke amashyigo y'inkondo murakoze cyane yego none mugende mwicira akabajya impamvu nihagira ubabyiga mumucire bitanu fagitire muze kuyiba mwicare mutuje buri munsi yaba afite satani iyo yaba yinyuye imana iyo yaba yinyuye imana aha aha amashyi menshi cyane barajya bagenda uko babona umwanya bajya batambutsa impano gafotoza hano urajya ubikora neza cyane ndabona nka abandi bafite impano bafite kado murakoze maze kubashyigikira abantu bawe n'abarara natwe tujya gushyikiriza ndagira ngo noneho wemere gushimira bya nyabyo wazamura mu ntera bya nyabyo n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntashobora kuzamura ikiganza regura umugabo w'umunyakuri n'ukuri kw'Imana akiri n'indangururamajwi noneho rero ubashimire bya nyabyo kandi n'ubishaka n'ubufasha wawe uyimuhereze n'abashimire noneho n'ababa nibashaka bagushyiraho indirimbo buke bakomeje gushimira cyane kandi n'abantu bacyahaza ikiri mu gikuru cyo ni ugushima Imana nashimira cyane ababyeyi bagufashe muri runo rugendo turi mu mwanya umeze nk'aho ijoro ririmo kudusatira ariko nongere nshimire umuyobozi wa korali umuriro mubi byibwira ngo paruwase Gihogwe umudugudu wa Bweramvura bari hano ndabizi nshimire
by'umwihariko hamwe nabo bafatanyije kudushyira muri urugendo tukaba tugeze aha ngaha turashima Imana wishima Imana rero n'ukiru ari nako inyana zigenda zikenera ubwatsi zabira ndagira ngo umwanya tusigaranye tuwukoreshe mu gihe gito cyane n'abakora umutekano bagomba uko bawukora rero Imana mwese ibahe umugisha reka twongere tumushimire dutanga amashyi n'impundu kandi tubashimire ibya nyabyo noneho rero kugira ngo igitaramo n'umugeni n'umugeni bashaka kumva ijwi rye zana inka we ngo n'ababyeyi bagusabye ngo bashaka kumva ijwi ryawe nshimira abandi nawe murakoze ni ugushimira hari ababyeyi hano bamfashije bahaguruke dushima Imana bicaye hano imbere aba babyeyi bamfashije mu rugendo bamba hafi ndabashimiye bumve ko mbashimiye Imana ibaha umugisha ikindi undi muntu nshimiye ni perezida nawe aranyobora nawe wemeye ko uyu mwanya uba nawe ndamushimiye cyane yarandeze ngera hano ngera no muri uyu mwanya nawe n'umuryango we Imana ibaha umugisha n'itorero Imana ibahereza umugisha itorero ryose hari n'abaturanyi bose bangiriye neza baramfasha nta kibazo twigeze tugirana bose bambaye hafi na n'ubu baracyamba hafi Imana izabashyigikire nabo nibazajya bakora ibirori nk'uko nanjye nzajya mbafasha uko nshobojwe Imana ibaha umugisha murakoze cyane rero barashimiye mu izina ry'umuryango barabashimiye kandi turanezerewe kugira ngo rero igitaramo cyacu tube tugisubikiye aha kugira ngo na nyir'urugo abone uko yiganiririza aba yisanzuye cyangwa yikurikirana gahunda ziwe igihe kirageze inyana zigasubirizwa reka dusabe wa wundi wadutangije n'isengesho yongera asoze n'isengesho kugira ngo noneho buri wese yisanzure aha ngaha ariko ndumva niba nta wundi mwanya dusimbutse gahunda zacu ingingo z'ibyigwa nari mfite ndumva ari izo ngizo murabyemeye hari icyo bitwaye murakoze cyane Kristo Yesu akuzwe abantu bakomeje kwibaza ngo kuki ngo ibirori byabaye byinshi bw'ejo impamvu nta yindi turi muri yubile y'imyaka 100 ijambo ry'Imana rigeze bw'ejo Kristo Yesu akuzwe tuzabisoza ku cyumweru tuzaba dufite ibirori ibweravuba muratumiwe si byo se ku cyumweru gitaha kuri 24 nibwo ivanjiri izaba yujuje imyaka 100 tugeze ibweravuba byabaye rero mahire ko abayobozi bacu bavuga bati bitazaba hari abantu bacika si byo ubwo murajyana icyo ngicyo reka dusoze mwaguze singizwe iteka ryose nyir'ingoma gakuzwa n'ab'ijuru n'abo munsi bose ganzo mw'isi yose usengwe wenyine wowe mugenga w'isi yose webereguha garukirwa Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amina turagushimiye Dayimana ishobora byose nyagora ku ngoma umutegetsi wacu ubwo twari tugeze muri iyi ngando twagusabye kubana natwe ni ukuri twabanye nawe nta shiti kuko nta gihungabanya na kimwe twigeze duhura nacyo icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko twari turi kumwe Dayimana ishobora byose komeza ubane natwe rero twije muri rya joro ry'icuraburindi rya rindi umwanzi Sekibi akunda kwitwikira
maze akaza kuyobya abawe. Turakwinginze ngo ubane natwe aho tugiye, ujyane natwe, abasigaye usigane nabo, kwita Imana ishobora byose uhoraho bukeye amahoro. Turagushimira kandi tuguhimbaza, tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe wigeze kumva ko wasubije umuhungu wongeyeho agutakambira umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera. Ndakugana ntukagira amagare ko ndi umunyabyaha, mubyeyi umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, uburyo ngubyiteho. Amina. Ku izina tujyane amahoro ya Kristo.